jewe nari ifunzwe nzira kwiba kandi narakubitwaga rimwe na rimwe nibye satana kantanga harugo nibaga satana kambishira nagira ubimenye tuzakomereza ukuntu umuntu nyiru yashatse kunyinjiza mu butinganyi muri gereza urumva ndafunzwe kandi wabunyinjizagamo yafunzwe azira gufata umugore ku ngufu mbere batari bamuha uburenganzira nakundaga kurwanira ku ikipe irajya gukora mu kigo cy'abasirikare kumisira imyenda abasirikare kubakuburira gukora mu majaride nakundaga kurwanira kuri iyo kipe kuko yo twavagaho duhaze twari inyama n'umuceri byo mu kigo ariko warigiye wahushaga hajya ku ikipe yo kwahira ibyatsi ikipe yo guhinga yo twayiziraga kubi harimo twagiye ku ikipe yo kujya gukura ibirayi igatuna umupaka naratesetse cyane no mu gishanga cy'urugeze makipe nagiyeho cyane abasirivese bari bahari baraza bakubita inkoni barakubitaga bakaguma akajya kubyashaka iyo filime wayereka ari iryoshye mu buryo muvandi hashimwe Chris Wandenge uyu muntu ndabona ari umufungo none se ari gucuruza arabizi ko anyura uruba ry'ubugari shaho icyapfa n'imari ariko babiti wowe icyapfa n'imari ahubwo yahoraga ararikiye ko turi buze ahubwo baba baduhagarikiye twazanye ibyapfuye gusa akabona turahise nitugiye iwe ati se bigenze bite warwa ari gusifura abona yibaza ko tumurenze twasambura tutubya twa dufite yapfuye gusa akabona turarenze ko utige turagiye tutageze akadusifura ko bagiye bigenze bite naho kumbe baduhagarikiye twazanye yapfuye gusa y'ingurube gusa yabuze ko urubushyiramo ibiziba twabuze ko dushyiramo ibiziba ariko ubwo bujura narabwibye umucuruzi areba hirya mfata isere ry'imineke ishyira kuri ya ngorofani munsi y'ibishishwa by'imineke ureba hirya nshyira mishu wumvishe uko nibyo pfunzwe wabyumvise nabyumvishije namba yiroza cyane nzira kwiba ubwo urumva wageraho umuntu ugiye gutoragura ibishishwa ariko umucuruzi yareba hirya nshyira mishu ukaba ucometsemo muri bya bishishwa biri ku ngorofani n'imyenda narayibye reba umuntu wajya gushaka ibintu ingurube zirya hajyana ingorofani mu myenda ingurube zirya iki gatekereza ariko se kuke mu myenda ingurube zirya iki abo bacuruzi bose kuki babonaga umuntu utwaye ingorofani umunyuru wambaye iroza wagira ngo aragira ati wamwiza ugira ngo arafunzwe ugira ngo ni muzima nyine uke ndi kwibaza ibaza umuntu ari gusunika ingorofani kandi ari gushaka ibishishwa ariko ukabona arimo aracana ibyo nashakaga se barabizi bazi ibyo nshaka nose ntibabonaga ko ibishishwa biri ku ngorofani wenda bagira ngo ni ugukubura nje gushaka imyanda ngo nkubure wenda bagira ndatoragura ibitambaro by'imyenda kavuga ibyo nibyo maze ndumva nta mashyushyu yakwishe yego urumva mfite amatsiko bayafite kabisa abadukurikiye nabo niko bayafite banyizeyemo imfura ahubwo narabatengushye ahubwo n'ingorofani wari kuyiba kandi nayo nari kuyiba ahubwo sinzi impamvu ntahibye ngo mvuge ntinayibuze ari kunyica aho umva rero ndaje kubwire n'ibyo muri gereza nyirizina noneho yego yatashoboza nami nkomeza Yesu ndinda uhindurwa n'ibihe turabasuhuje mwese abakurikiye Ziraziritse TV ndetse n'icyumba cy'ibitekerezo TV. Reka rero tubahikaze ndetse na karibu mwebwe mwese muba mwafashe umwanya wanyu mukadukurikira. Ntabwo nshaka gutinda mu bintu by'amagambo menshi kuko ubushize twakoze ikiganiro Ziraziritse akaba yaraduhaye ubuhamya bwiza cyane abantu benshi mukaba mwarabukunze ndetse mukavuga muti ese azagaruka ryari ngo azaduhe part 2 cyangwa se ice cya kabiri. Kamaze mwakire ndakwakiriye. Urakoze cyane muvandimwe Imana igumugisha mwese mudukurikira munadukunda munatufasha ku macano yacu Imana ibaho umugisha ndabaramukije nanjye ndi Mkwizera Valence Ziraziritse nyine inshuti yanyu mukundana mwese amahoro Imana bane namwe. Okay, byiza cyane. Rero ubushize bwo twaganiraga uduhereza ubuhamya bukomeye cyane twavuzemo ibintu byinshi bitandukanye uvuga ko nani madagani menshi wagiye ukora bimwe ukiri mu bujiji utari wakizwa ariko uza kuza no gufungwa noneho ujya muri gereza. Hari ahantu wavuze uti rero igitangaje ni kimwe gusa nuko bamfungiye kwiba ariko noneho ngeze muri gereza ahubwo bari bwo ntangira kwiba mu buryo bwiza cyangwa se mu buryo bw'umwuga. Aha rero reka ariho duhera. Mbere yuko duhera aho ngaho banza ubwire abantu ese kugira ngo wowe ujye kujyanwa muri gereza byari byagenze biti kugira ngo tubagarure neza nk'uko uvuze rero yego nuko tubibutsa utu tuntu tw'ingenzi yego ese impamvu ndi kuvuga ibi tubiganira ni iyihe ese bifashije iki kuri njyewe ubivuga yego ese bifashije iki kuba byumva impamvu bishingiye ku ijambo Paulo yandikiye Timoteyo yego mu gice cya urwandiko rwa mbere mu gice cya mbere murongo wa 12 havuga ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wampashishije yuko yatekereje ko ndo kwizerwa akangabira umurimo we nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya
n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Umurongo wa 15 ukavuga ngo iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiriye kwemererwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni njye w'imbere. Ibi rero impamvu yabyo ni ugushimira Imana imbabazi yangiriye. Yego. Nta yindi ntego. Umuntu yabyumva uko ashaka, ariko njye intego yanjye ni ugushimira Kristo Yesu imbabazi yangiriye. Watekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we. Ubuhamya bwose nk'uko ubivuze, navuze ko nabayeho ntari uwo kwizerwa, nanjye ntiyizeye, n'umuryango utanyizeye, yewe n'abambye batanyizeye, kandi impamvu zo kutanyizera zifite ishingiro. Hanyuma rero uyu munsi ndizewe. Yego. Ijuru ryaranyizeye cyane, Imana iranyizera, ituma n'abandi banyizera. Nawe uranyizeye. Uyu mwanya ntabwo wawangiraho, ndayewe wasinzira, ariko hari igihe ntari kurara mu rugo rw'umuntu ngo yumva atuje, cyangwa nimpanyura yizere ko ibi byose biri amahoro. Twabiganiye gake, ubuzima nagiye ncamo butandukanye, bavuye ko ubuzima bwanjye bwaranzwe n'ibintu bibiri. Nyuma y'uko mbaye ikirara naniranye kuba mu rugo bikanga, kandi iwacu twari abantu 8 bose bari mu rugo batuje batekanye, abari njye uhava. Navuze uburyo navuye mu ishuri n'abago wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu, gutsindwa kwari ku wa gatatu. Abana twiganye barahari. Navuze ko mwarimu wanyigishije mu wa 4 n'ubakiriho umwe gusa. Kugira impamvu yo kuvuga ibi ngo bigiye ibihamya n'abatuvuga ibyenda, abantu bakaza bakavuga bahimba babeshya bakubita hariya. Okay. Ndashimira Kristo imbabazi yangiriye ko yangize uwo kwizerwa. Okay, byiza cyane. Kugira ngo rero ibyo numva barabyumvisha no mu kiganiro cyabanje, abantu ndetse bagire n'amatsiko yo gusubira inyuma bajya kureba ikiganiro twabanje mu buhamya watanze, bakurikiye ibingibi noneho kugira ngo bazakomereze no kuri ubu ngubu. Reka two gukomeza kuvuga ibya mbere, ahubwo bo nko kwibutsa abantu bamenye, mbese abatukurikiye bwa mbere bamenye ko ari igice cya kabiri, bamenye na gato gikurikiye. Byiza cyane. Uyu munsi rero yego turaganira nk'uko uvuze koko. Nabwiye ko iyo nabaga ntafite akazi ko mu rugo, nabaga ndi ikirara mu mujyi w'iwacu Ibyumba, kuko nabwiye ko ijambo aba bana bita ngo ni mayibobo, biyise n'abamarine n'andi mazina, biriya n'ibigenda biza kera bitwaga ibirara, ngo amasarigoma, amakaritasi nuko byitwaga, ariko bari abantu bo ku muhanda bari abo bahozeho. Yego. Ubundi ubwo buzima nkabuvamo ngakora akazi ko mu rugo. Mu buzima nakoze akazi ko mu rugo mu ngo 16, ntabwo nakakubwiye. Yego. Uba atari nyinshi, 16, 15 nizi wacu Ibyumba cyane, rumwe n'urw'i Kigali, kandi abenshi baracyariho. Yego. Hanyuma rero nagiye muri gereza, no mundi ndibuka ko nafunzwe ninjiye muri prison centrale ariko wa 6. Usuko niyo gereza yitwaga ubu ngubu ngo n'amagororero, icyo twibwira gereza ya Byumba yitwaga Serire abatozwa murava bemeye kugororwa. Serire abatozwa murava bemeye kugororwa, niko gereza ya Byumba yitwaga. Ubwo se kwita iryo zina bemeye kugororwa, ubundi bajagamo bemeye kugororwa? Jewe nafunzwe ariko yitwa sinzi uwaryise. Nayewe n'abadiregiteri babiri, hari diregiteri witwaga Byakunda nasanzeho, ahita bamwimurira ahandi, baza undi wa Gasore kadukubitaga kabisa, Gasore kiza kakubitaga urushyi wakarwumva. Hanyuma ugahita wibuka ko wakoze ibyaha kuri umutwe ko wemeye kugororwa, ukavuga uti koko ni ibihano bari. Yes, ibyo. Ariko ndavuga ndashimira Kristo Yesu wambashishije, wateshye ko ndo kwizerwa akangwira umurimo we. Ndahari ndatuye mize neza ngo we neza, kuko naje kwakira Kristo, naho tuzagera aho tuhagere uko namwakiriye. Kuko nafunzwe ariko wa 6, ariko tuvuge ko icyo gihe ikintu cyatumye igera, kuko ngiye impamvu nuko nari nibye, abapolisi baza kumfata ahantu nakoraga akazi ko mu rugo, baza kumfatayo babiri, n'uwo nibye undega, barazana banjyana kuri komine Kibari ku biro. Komine Kibari bafata imodoka yaho, badushyiramo abapolisi babiri n'undega, tuza kuri pariki y'Ibyumba. Pariki y'Ibyumba tuhasanga umugabo wari ipeje witwaga Jiri, wenda niba kiriho simbizi, sore muri mwiza wagendera kuri moto. Aranyakira, aranyeteroja, numva aravuze ngo mumujyane hariya njyewe sinari nzi ahari, ngo mujyane ngo hariya. Kandi pariki na gereza n'ikigo cya gisirikare byari 3 bisa n'ibifatanye, byegeranye neza gutyo. Gereza riri hagati ya pariki no fara ikigo cya gisirikare. Bansubiza muri ya modoka, mbona igeze kuri gereza, gereza ifite inzugi 3. Ibi nabyo n'ubuhamya rega. Ukibona Bibiliya ngo ba Petero ngo yari arinzwe ngo hagati ngo y'abasirikare 16 ngo bane, ibaze gereza ifite inzugi 3. Ibi ndabivugira kugira ngo umenye uburyo gufungwa na byari bibi n'ingorane ntuzafungwe. Yego nyine, ariko urumva kubera ko n'ubuhamya bw'umuntu aba yarabayemo,
kugira ngo n'abandi babirimo bazakire Kristo nabo nyine bazabivemo iryo jambo bakire Kristo kuko niwe wenyine. Hari umurongo ndagusomera mu kanya, niwe wenyine ushobora kubabashisha kuva muri ibyo bintu byose. Hari umurongo ndagusomera umwe gusa, urumva ukuntu umurongo uvuga. Okay, twakomeye. Ninjya ku kibazo kivuga ukuntu nibye kandi ndi muri gereza muri make, ariko wa gatandatu saa 8 mbona ngeze muri gereza y'ibyumba, bakingura bya byugi byose uko ari bitatu, bakingura icyambere uraho ngaho musive agakingura ikindi, icya gatatu cyari grillage ureba mu gipangu muri gereza neza, abanyururu bari gukina igisoro, abari gukibo, mbona ngeze muri gereza mba ndafunzwe. Ariko wa gatandatu yego, iyo ukigera muri gereza hari igihe umara buri wese niba ukwibwirira icyo yamaze, utari wamenya ahantu uri, utari wamenya n'ibiri kuba, ubwenge butarakora. Buri muntu wafunzwe yajya kubwira igihe byamutwaye. Igihe byantwaye nk'icyumweru cyangwa 2 kugira ngo mbwire umutima n'ubwonko ngo ndafunzwe. Yego, icyo gihe rero kiragora, kiravuna, ni igihe kibi cyane. Ntubu abanyururu bandi, abafungwa sinzi banyururu ni ijambo ritarize, nabagororwa cyangwa se ibiramba hafi ni terime z'icyo gihe bitwara abanyururu twebwe. Yego, noneho abandi bamenye barakina amakarita, igisoro, imiziki ikazamo, harimo amabafu azana imiziki. Nafunzwe yagezeho ya ndirimbo ngo ngiye mwise mutangana, yari igezweho icyo gihe. Yego, bakabyina, ariko iyo uri mushyashya ubyina umuziki ukumukana amaso gutya, ureba muri akantu kako umusirive yakigura gereza ukagira ngo baje guhamagara ngo utahe. ubu ugifite amavamu, ugifite ubutekereza n'ibyo hanze, wumva ubikumbuye, wibaza nuko birugende. Uzi ko nafunzwe mfite umusatsi mwiza, ubonye umutwe wanjye uyu munsi nyine ubwo urumva kubera ko waramaje kuba agasore kakiboneka, bakundi batubwiye wagenda gushuguza n'akantu k'agafunguzo, buriya ngo usanze nyina ashaje ngo agiraga inka zase zapfuye ubusa. Ubu mbonye uyu munsi nafunganwe umusatsi urimo kanta, ukeye, urambuye, byagarokoke bicyaduka. Ngezemo umunyuru agiye kunyogosha, harimo umunyuru ufite tondeze, wamuhaga amafaranga 5 kugira ngo akogosheshe tondeze. Yego, yaba ntayo akakogoshesha urwembe, bagaharura, bagafata ikintu cy'icyembe bakanyuzaho urwembe rushyashya. none njya 5 nari nyafite, ariko ndamubwira niba ariko usiga agasatsi gakeya, ati we yatanu nukumaraho burundu. Naho hari ubuhamya n'amasomo, babandi bakunda imisatsi bayifite bayitereka, hari igihe hazi igihe kikawogosha kandi utaburana nacyo neza. Yego, fendefe mba muri gereza ndiyakira, igihe kiragira ngo munyuru ndafunzwe. icyo gihe yarogosha se koko yarogosha umaraho neza hasigara kamegemege. Oya nta kamegemege, nubwo ari tondesi yogosha nk'urwembe, ariko akundi bogosha gutya imashini bakayicurika kugira ngo ube nk'urwembe. Ndakubwiye ngo njye namuhaye 5 nzi yuko aransigiraho gake. Iyo menya ko ariko arogosha mba nararitse nk'abakogoshisha urwembe, uko byari kimwe, birumvikana. yarabogosha akutura neza kuko iteko rya gereza kugira ngo hari cyo murimo gupfa. Numvise arimo n'ubugome, agasatsi kanje umusatsi urambabaza, kandi kuva ubwo sinongeye kugira uwo musatsi kuko nanafunguye ntabwo nawuteretse. Nafunguwe naratangiye guhana n'imitekerereze, kuko mfunguwe n'ubujura n'ububobo ntabwo nabisubiyemo. Ubwo rero arakogoshe, hanyuma akogosha nk'ufite icyo mupfa, kandi bamwishyura n'amafaranga yawe, namwishyuye 5, hanyuma ubuzima burakomeje ubu bwa gereza noneho. Yego, nanjye mba umunyururu, mbwira umutima n'ubwonko ngo ndafunzwe. Uhita wiyakira iyo umaze kubona icyo gihara n'iki cyose uravuga icyumweru, njye namase nk'icyumweru cyangwa iminsi 10 hasi igihugu ndimo, kareba umunyururu ubona yambaye nk'ubusa nkabona yasaze, umva kare n'abagabo gusa. Nabona njye namaze n'iminsi nk'icumi ntarakaraba, numva ntashobora kwambara ubusa, ariko abandi igihe cyarageze ubuzima numva nibwo numva ndafunze. Bumaze no kwaki njyewe ndaje ngere ku kibazo wambashije dushingiyeho cyane cy'uyu munsi, ukuntu nabaye umujura, nafunzwe nzira kwiba, ariko akaba ari bwo niba noneho. Ibyo nibyo rwose narabikoze. Ndashimira Kristo umwami wacu wambashije, kuko n'abantu bakomeza kwibaza bati muri gereza habamo iki se umuntu ashobora kwiba? Noneho umuntu arafunzwe kandi afunzwe azira kwiba, asanzwe nk'abandi bantu b'abajura nabo wenda bamurengeje n'amapingu yambaye kwiba, babandi bahora bakanuye bazi ibintu byitwa kwiba, noneho akaba ari nabo wiba, ni wa mujura wiba abandi bajura. Reka nsome uyu murongo muri Bibiliya, birabizi ko tuvuga butumwa, urahita ukumvisha neza icyo tugiye kuvuga. Nta kibazo. Igitabo cy'Imigani ibice 27 umurongo wa 22, uvuga ukuntu havuga shaho
nubwo wasekurisha umupfapfa umuhini nk'ingano ubupfu bwe ntibwamushiramo. Ubwo urumva ko nubwo wafata umupfapfa ukamushyira mu isekuru ugasekurisha umuhini ntabwo ubupfapfa bwamuvamo. Amagambo urayumva, kurangamuntu urayumva. Ubundi se utavuze n'umuhini w'isekuro, imihini nakubiswe si myinshi. Yego. Umuhini witwa gereza se ugira ngo uroroshye. Nawe ntihoroshye. Ariko sha uzi kujya kwihagarika umuntu aguhagarikiye ngo gira vuba. Uzi kujya kuryama umuntu aguha isaha yo kuryamira niyo kubyukira. Yego. Umuntu akabikugenera. Uzi kuguha ibiryo bimwe umuntu abiguha uko ashaka nuko abyo. Ndavuga iby'icyo gihe. Yego. Ndavuga iby'icyo gihe nibyo nzi bavandimwe. Ariko n'ubundi bisanzwe iyo wafunzwe uburenganzira bw'ubu wabwatswe. Uburi mu maboko yawe ni kurambara imyenda. Utegeka ashaka. Uzi ko twagiye kwivuza noneho mambohana n'umuhungu yari afunzwe koko ariko agira ikibazo cyo mu mutwe. Afite uburwayi bwo mu mutwe. Niba kibaho sindi hari izina twamuhimbaga simbivuga ataba kiriho ngahungabanya umutwe. Ntacyo ryihorere. Yego. Badufungana ipingu nge nawe. Kandi ntiturwaye indwara zimwe. Cyumva. Noneho mwembi mukinjira muri consultation itareba umwe muri mwe. Bavuga umukajya gufata umuganga w'umwe kandi mutarwaye indwara ariko mugomba kujyana. Nta nubwo umucunda ageze ibende yatubohoraga basi reka da ubwo undarwaye mu mutwe ibi bivuga ngo umusazi yarasaraga pe. Hakaba agasubiza n'ibiterekeranye. Ariko ntaguhonde. Ahubwo twarasohotse afata umukobwa ku ngufu. Yampaye nka. Twaguye hasi twese cyari gifite imbaraga. Gifata umukobwa ku ngufu waje kwivuza. Habaye intambara twese tugwa hasi kandi nge gahunda yo gufata umukobwa sinyirimo. Undi nugiye kumufata ariko byabaye intambara ikomeye. Icyo gihe ko bavuga ko ipingu iri kubaganyije ngo ko rirushaho kugenda ngo ryifunga cyangwa rigitema. Umucunga gereza araza akaryorushya ariko ryakuriye. None mugize gutya muranaguye. Yafashe umukobwa ntabwo ryabatemye kandi ugira ngo se byarantemye ugira ngo ahubwo bamukuyeho atari hafi kugira kubyo ashaka. Ariko ugira ngo ni ibuka ijambo abasirivese bari bahari baraza bakubita inkoni barakubitaga bakaguma akajya kubyo ashaka. Iyo filime wayireka yari iryoshye mu buryo muvandi hashimwe Chris Wandenge. Icyo gikorwa sinari ngirimo. Umuhungu tubuhaya ariyo yakubita ariko ubwo reba yakubise umukobwa hasi. Yego. Njyewe ngize ngo ndaguma mpagarare nanjye ubwarankuro ko tubohanwe nanjye ndagwa hirya y'umukobwa wari gukurikira ibyo ashaka. Abasivili bari gukubita sama baramukubitaga ariko ntatake. Abasivili ntabwo bari bazi gusivira ahubwo babanje kumukubita bagufata umukobwa akaba ariwe bamutwara gutse kandi umusaza muri hejuru bagakubita neza baramukubita gute kandi cyamurambaraye hejuru. Ahubwo haje n'abacungagereza noneho abatravayeri baramufata baraterura bavanaho baraterura none nubwo byasabye izindi mbaraga. Icyo nakubwiraga ingora numva ndimora kubera ko tubohanwe no muri consultation ukajyamo ukavuga muganga kandika nawe ukajya kuwaye muganga niba undi ajya gutanga ibizamini nawe murajyana kandi ntabyo utanga bamuri gufata. Urumva ni ingorane z'icyo gihe birumvikana zo gufungwa. Hanyuma irira jambo somye rero kanivugira ibyanjye ariko nibyo ni ibyanjye. Yego. Nkuko waruvuze koko nasanzemo abanyururu bibye koko noneho bo bazi kwiba. Nasanzemo abibya ya leta abibya y'ibitaro. Yego. Hano twafunganye wahoze ari ibyo bitaga ngo asisa burugumesire kera by'icyo gihe ni nawe wari ibyo bitaga kapita general icyo gihe kapita general wa gereza. Ndamwibuka mwiza agasona bese ivuga amazina ye ndayibuka nawe bakubitaga umunyururu yagukubitaga urushyi nuko atagukabye inkuru nk'umuntu w'umumetero 100 akarwumva ruvuze. Birumvikana ariko hari abantu bakubita inkirega byo yari yemeye gukubita umunyururu wakoraga amakosa akagukubita rwose. Kapita general yarubohaga icyo gihe yari umuntu wubashywe ukomeye uzi ko wajyaga ajya no kurari we akambara nk'ikoti nyuma y'imyenda gereza kandi gereza ibizi n'abacungagereza na directeur abizi akajya kurari we ejo akagaruka kandi afunzwe. Yari asisa burugumesire n'ahantu yari abera asisa simpavuga nawe atabakiriho n'amazina yenda yibuka yombi. Yego. Ariko atabakiriho nawe. Hanyuma rero jewe nari ifunzwe nzira kwiba kandi narakubitwaga rimwe na rimwe nibye satana kantanga harugo nibaga satana kambishira nagira ubimenye cyangwa umuntu mbonye akamwita nk'ishye ebyiri wibye nk'igise ko muri gereza nta bintu birimo byo ndavuga ntari nafungwa wenda kavuga ibyo nibyo maze ndumva nta mashyushyu yakwishe. Yego. Urumva mfite amatsiko nabo bayafite kabisa abadukurikiye nabo niko bayafite kandi kuko urimo kwibaza uti
mba ndimo kwibaza muri gereza nta bintu nyine umuntu afunga no byinshi kaze mbibabwire. Nyuma rero muri gereza njyewe ubwo buzima bwo gushorerwa amapingu haje kugera igihe babona ngo ndakana, babona muri gereza ninjye bitaga toto muri gereza yose. Hanyuma baza kunyizera kunshunga no kunshana n'amapingu bivaho. Abantu basi mu mujyi Byumba hari agasozi kitwa ku Kasehuma. Abanyururu icyo gihe bahororeraga ingurube. Yego. Habaye abanyururu bazishinzwe bazoza n'ababashinzwe babayo. Njyewe banshinga kujya shaka ibiryo shyira ingurube hahandi ziba. Mu gitondo bagakingura kuri gereza, ngasohoka nk'usohoka mu nzu iwe, ngafata ingorofani aho kuri gereza, nkajya mu isoko Ibyumba mu mujyi abantu bacuzaga icyo gihe. Hari abakiriho n'ubu banyibuka babyibuka, sinavuga amazina kuko barahari. Ariko na n'uyu munsi hari ibyo bita amakipe abafungwa bajya bitaga ku ikipe, kujya ku ikipe kwa kuri babasora bamwe bakajya kubaka abandi bakajya mu bindi mirimo. Amakipe yitwa ku ikipe n'umundi. Mbere batari bamuha uburenganzira nakundaga kurwanira ku ikipe irajya gukora mu kigo cy'abasirikare, kumisira imyenda abasirikare, kubakuburira, gukora mu majaride. Nakundaga kurwanira kuri iyo kipe kuko twavagaho duhaze twari inyama n'umuceri byo mu kigo. Ariko hari igihe wahushaga nkajya ku ikipe yo kwahera ibyatsi, ikipe yo guhinga yo twayiziraga kubi. Hari twagiye ku ikipe yo kujya gukura ibirayi igatuna umupaka. Naratesetse cyane no mu gishanga cy'Urugezi, amakipe nagiyeho cyane. Bababara ikipe romba ndayiruhutse ngira ikipe yanjye ngenyine. Nyuma baje kumpa n'undi muhungu umwe n'ubu aracyariho simuvuga nawe. Hari igihe batashaka kuvuga nk'ibi. Nta kibazo ntumuvuge hafi ya stade. Hari n'uwo twafunganwe mu shoferi muri gare Nyabugogo, tujya duhora tukabiganira by'icyo gihe nawe simuvuga. Ku ikipe ngahahoro Satani yampariye umurimo wo kwiba. Noneho rero bampaga uburenganzira. Dore Manuel inshuti yanjye, dore bavandimwe mutwumva, dore ngo ndajyana ingorofani mu isoko Ibyumba gutoragura ibishishwa by'imineke, yego, iby'amashu, ibintu byose ingurube kugira nyine ngo bishyire za ngurube. Yo nagucunze kandi nambaye iroza. Kwiba wambaye iroza nubwo wasekurisha umupfapfa umuhini nk'ingano upfuge ntibwamushiramo, birumvikana. Umuhini wa gereza ntiwambujije kwiba. Umucuruzi areba hirya, mfata iseri ry'imineke nshyira kuri ya ngorofani munsi y'ibishishwa by'imineke. Ureba hirya nshyira mishu. Wumvishe uko nibyo pfunzwe? Wabyumvise? Nabyumvishije. Nambaye iroza cyane nzira kwiba. Ubwo urumva wageraho umuntu ugiye gutoragura ibishishwa, ariko umucuruzi yareba hirya nshyira mishu, ukaba ucometsemo muri bya bishishwa biri ku ngorofani. N'imyenda narayibye. Reba umuntu wajya gushaka ibintu ingurube zirya, hajyana ingorofani mu myenda. Mu myenda ingurube zirya iki? Gatekereza. Ariko se kuki mu myenda ingurube zirya iki? Abo bacuruzi bose kuki babonaga umuntu utwaye ingorofani? Umunyuru wambaye iroza wagira ngo aragira ati wamwiza, ugira ngo arafunzwe, ugira ngo ni muzima. Nyine ukindi kwibaza, ibaza umuntu ari gusunika ingorofani kandi ari gushaka ibishishwa, ariko ukabona arimo aracana. Ibyo nashakaga se barabizi, bazi ibyo nshaka. Nose nibabonaga ko ibishishwa biri ku ngorofani, wenda bagira ngo nugukubura nje gushaka imyanda ngo nkubure, wenda bagira ndatoragura ibitambaro by'imyenda. Wabyibazaho se abafungwa se bari basanzwe ari bakubura isoko? Weba ariko kubona ndimo gusa noneho se niba atari kubura ukabona ndimo n'ingorofani wamenya ndi kugirana. Wabaga ufite umusiriveya? Nta musiriveya, nkubwira ni barandibeye ukagenda wenyine. Nje ni wacu nagiye ni wacu kabiri, ahubwo bari nibo bakoze ishyano. Umva nagiye iwacu mu rugo kabiri nambaye iroza inshuro ebyiri. Ibi mvuga mu muryango wanjye hari bakuru wanjye bahari, mama arahari, hari umunsi mama amafaranga 20 icyo gihe. Abo basiriveya rero navuga ko ntabwo ari ikosa n'ubu bibaha nyirubizerwa babo. Oya navuga ko icyo gihe ntabwo navuga ko ari wowe wibyo, ubwo nibo bibye. Oya ntabwo ari bo bibye, ni njye wibyo wijyana icyaha cyanjye ku bandi, icyaha cy'umunyabyaha kiba kuri we. Ahubwo narabatengushye. Bangiriye icyizere ntafite, bangiriye icyizere ntakwiriye. Bamunasomye ijambo ngo Kristo we yangiriye icyizere, naho bo baranyizeye banyizeramo umuntu mwiza ntari we, banyizeramo ishusho ntafite, ahubwo narabatengushye. Impamvu mbivuze niyo nuko hari umugabo twaganira akambwira ati burya umuntu ureba ukora
umuntu ureba abantu bakora ibibi akabihorera bakabikora aravuga ati uwo nguwo niwe muba ahubwo kurusha ba bandi yabonye biranyuranye. Umuntu ureba umuntu ukora ibibi amubona akora ibibi akamwihorera. None se bambonye nkora ibibi? ntibakubonye ariko bo bakuretse ngo ujye wijyana. Bambonye ngo ndakavuga n'ubundi wafunzwe kandi birakwiba. Banyizeyemo imfura ahubwo narabatengushye. Ahubwo n'ingorofani wari kuyiba. Kandi nayo nari kuyiba. Ahubwo sinzi impamvu ntayibyo ngo mvuge ntiyibuze ariko ari kunyica. Aho umva rero ko ndaje kubwire n'ibyo muri gereza nyirizina noneho. Yego. Ubwo aho ngaho ni isoko wahumvise. Yego. Imyenda narayibye, imigati narayibye, hari ibirayi bajyaga bateka iwacu bakabisiga amafuta meza byaryohaga babyitaga 7-5. Aho ngaho mu isoko se nta mucuruzi n'umwe wigize wenda avuga ati ngiye mbuze ikintu cyanjye ariko ndi umunyururu wenda ngo bawugize afate bati ni wa wundi nabo bwabo iyo uburaga amaso akabura ikintu gukeka umunyururu byaramugoraga. Yumvaga umunyururu wenda kandi n'umunyururu burya aba ameze nk'umuntu wa leta ntugire ngo wapfa no kumuvogera kandi wanibonera ingorofani y'ibishishwa. Burya umufungwa ntabwo burya niyo bamfata ntabwo bari kunkubita. Ntabwo bari kunkubita bamfashe nambaye iroza nibye birumvikana bari kunjyana wenda neza bakangeza bati uno muntu aratwibye cyangwa bakandika ariko ntabwo bari kunkubita nambaye iroza. Ibyo rero wa leta yaratinywaga ntabwo bari kunkubita. Ibyo rero mbere yo gukomeza uvuze ibyo mpita nibuka ukuntu hari abantu bagenda baca mu makaritsiye bavuga ko bari kugenda bacuruza utuntu tw'amafuti. Nimvuga utuntu tw'amafuti abantu ntibanera amabuye. Hari ukuntu ujya kubona ukabona umuntu arimo aratembera afite nk'imyenda 2 ukabona niyo arimo kugenda acuruza akata mu makaritsiye akata muri karitsiye. Uwo muntu iyo ahuye n'inkweto ibyo mvuga ndabizi neza. Iyo ahuye n'inkweto twakunda abantu baba bagiye mu nzu hari abantu baba wenda batafunze ku gipangu bibere nko mu nzu ariko basize inkweto twakundi hanze. Iyo ahuye n'inkweto nziza mwasize ngo cyangwa ya sandali nziza abantu bakunda kwambara bari mu nzu yahita yihitana kandi ari kwitwaza ko ari gucuruza imyenda 2. Wenda ntabwo twakijeneraliza bise bituma ubucuruza maratonda haba harimo ababikora wenda bazunguzayi ariko si bose. Harimo n'abacuruza imyenda 2 ariyo bafite. Yego si bose igikapa kirimo indi wa mukobwa umwe cyangwa ni wa mukobwa yese. Ariko rero impamvu mise mbivuga nyo nuko nibutse nuko mise ntekereza ukuntu wabaga urimo kugenda ngo uri gushaka ibishishwa ariko bikagufasha ahubwo kwihisha kwiba n'ibindi. Nyine ntabwo navuze nti mu masabune najyaga gushakamo ikingurube zirye. Ibyibazo mu myenda najyaga gushakamo ikindashyira ingurube. Ubundi uvango nagombaga gutembera mu biribwa gusa mu bitaribwa ariko najyagayo nge gahunda yanjye ari uko ndaba ko nyirabyo yarangaye. Yego dore no muri gereza uburyo nahibye rero. Gereza icyo gihe twaryaga ubugari oya baretse kunyobya ibyo urabyibye urabitwaye kuri ya ngorofani. Hanyuma se ko ugeze none se iyo wagugiye kwinjira ntabwo bagusakaga ibiribwa nk'ibyo. Noneho mu burenganzira naje kugira muri gereza ndano ugomba utuntu twose ibyo baba gutwaye uragiye ahandi hari ishu karoti imineke muri gereza barakuweko kabyiza ko ntabwo byaga byemewe. Ariko nkanjye maze kugira utuntu mbese n'abasiva tuba n'inshuti nabo bakanaryaho ibindi nkabyinjiza bityo muri gereza ukuntu twitekeraga n'ubundi hari ibintu twitekeraga byacu twagiraga amazina yabyo. Niyo wajyaga no hanze ku makipe gihe bazanga ibitunguru karoti hari igihe batwemeraga ukabyinjiza ibindi nabigurishaga. Gahunda ko wagora ukubigurisha n'ubundi ntabwo nanyuraho ndabigurisha. Nta musiriva avuga ati ibintu bikuye se wowe wa musore we wakuzana nk'ishuri imwe agaseri k'imineke yabonaga ko wanakagura ntabwo babyitaga cyangwa n'umuntu wenda yakaguha. Bari baranyizeye sana birumvikana kugeza ubwo noneho no kuri magaze ya gereza. Twebwe tugiye twaryaga ubugari n'ibishyimbo. Ubugari saa sita n'ibishyimbo ku mugore ibishyimbo gusa. Noneho baza kuha abashinzwe guteka kunjyanamo umuntu wari umukuru w'abasiriveya. Umukuru w'abasiriveya w'icyo gihe afite n'umuhungu dusengana hano mu rusengero. Wenda we sinzi ko ibimvuga ntabwo yari umwana ntiyabimenya ariko uwo mugabo wanangiriye neza cyane mu kuba Sylvia bityo yanangiriye neza rwose yaranankundaga nta kiriho
ariko abe bakiriho Imana ijye umugisha uwo musaza angiriye neza. yego. Noneho hari umuhungu utwara ambulance ku bitaro by'i Masaka, ise niwo mvuga, ise yangiriye neza, simvuze nawe amazina, ariko asengera wacu kw'amashashi, simvuze amazina ye. Noneho hari amafu yamaraga igihe ataratekwa y'ubugari, agapfa akahinduka ibinombe. Bavuga ko nazanyaza agafata, natwara imifuka 2, natwa ishobora kujya ku ngorofani nkabijyana bakabitekeramo ibigari by'ingurube bibi hahandi. Yego. Babibwira abo mu gikoni ko nemerewe kuza ngafata amafu yapfuye. N'uwo musaza arakingwa ati jye mfata amafu ntaze ngo nampagarikire. Yaha nubwo wasekurusha umupfapfu muhini nk'ingano, ubupfuge ntibwamushiramo. Birumvikana. Magaze nkinjiramo kwizera kubitaho umufuka muzima w'ifu nzima, n'ibiri yapfuye hejuru. Urumva warakubwiraga bajura bibye gereza, warakubwiraga bati wowe ufata ibifu byapfuye kugira ngo uze kubikoramo ubugari bw'ingurube. Nkanabishyiraga babiteka bariyo. Yego. Rowe ukabacunga uvuga uti reka gubiteho ifu. Uwo musaza mvuze yaranyizeraga ari umwana, agakingura amagazi akicara hanze yiribira ibindi, ngashyiraho umufuka muzima nka w'ifu nzima, ngashyiraho ibiri yapfuye. Aho wari ufite IQ yo hejuru, wari ufite imitekerereze yo hejuru mu rugo rwego. Ndashimira Kristo Umwami wacu kudeplasa ibintu by'abandi, wambashishije, watekereje ko ndo kwizerwa. We yabona usotse akagira ngo ni ibintu yahitaga akinga amagazi, ntiyasaga gukora ngo arebe. We yahitaga yumva ko nyine ari imifuka. Ibyo yambwiye ari byo nakoze, yumva ko ibyo yambwiye ari byo nakoze. Nyuma twaje kuba babiri n'uwo muhungu nanze kuvuga amazina ye, aracyariho, atuye hafi ya stade y'iwacu hariya, tuba babiri noneho njye nawe baratwiziye gutyo. Aracyariho simvuga amazina. Hanyuma iyo mifuka se waba gusoye mizima wayikoreshaga iki? Umuzima narawugura ku Manuel, nawe ukigira umwana narawugurishaga. Hehe se mu bacuruzi ku mukeri hari ibyuma. None se ariko okay, wenda bitubye nibuka ko bari bakubwiye ngo bari bakugira icyizere kugira ngo ujye wigendera nta muntu n'umwe muri kumwe. None se uwo mufuka kuwutwara ku ngorofani ukawujyana gushaka ibishishwa kandi utwaye, ntabwo bagiraga amakenga? Iyo natwaraga imifuka ntabwo najyaga gushaka mu isoko, yabaga gahunda yabaga ari iyo mifuka. Ahubwo nageragayo nkayidepoza nkabona kuza gushaka iby'ibishishwa. Imifuka se washyiraho ibindi bintu, imifuka 2 wagura ibiro 50 warayitwaraga ukayitwara ku ngurube. Nkabijyana aho ingurube ziba, nkayishyira abanyururu bariyo bashinzwe kubayo. Yego. Yayindi yapfuye nkayibasigira, umuzima nawugurishije. Natwaraga 3 nkagera na 2. Okay, ubwo wagurishaga mu nzira? Mu nzira ako gasozi kitwa ku Kasehuma kari hepfo y'isantere bita ku Mukeri, njye nawugurishaga ku Mukeri. Noneho nyuma tumaze kuba nabo babiri, twaje kugira abakiriya bahoraho, tuzi ko tuwushyira naho. Hanyuma abacuruzi babonaga wambaye iroza, bakabona kandi ugera kugurisha umufuka w'ibiro 50, ugera kugurisha kawunga nta makenga bagiraga. Umufuka w'ibiro 50 wagushaga amafaranga 300. Urumva ikiro ataraga kiguza amafaranga 6, kandi asakigurisha 15. Iyo nyungu yari kuyirengagiza. Oya wenda simvuze iby'iyo nyungu, ariko ushobora kuvuga uti uyu muntu ndabona ari umufungo, none se ari gucuruza. Arabizi ko anyururu bary'ubugari shaho icyapfa ni imari. Ariko babiti wowe icyapfa ni imari, ahubwo yahoraga ararikiye ko turi buze, ahubwo baba baduhagarikiye twasanye ibyapfuye gusa, akabona turahise nitugiye iwe ati se bigenze bite, warwa ari gusifura abona to yibaza ukuntu tumurenze, ugasanga turya twa dufite yapfuye gusa. Akabona turarenze ko ubutike turagiye tutageze, akadusifura aho bagiye bigenze bite, naho kumbe baduhagarikiye twazanye yapfuye gusa y'ingurube gusa. Yavuze ko urubushyiramo ibizima, twabuze ko dushyiramo ibizima. Ariko ubwo bujura narabwibye, ubwo ari ubujura bwo gereza narayibye. Ubu ngubu nta kandi muntu bahanwa ko bibye leta, kuko nibye gereza. Ariko kucyo gitangaje, nibye gereza ndi umunyururu wayo. Iza bituma ribuka ryajabo rivuga ko ahuzera umwana w'umuntu avumwe. Kwizera umwana w'umuntu we, ariko barakwizeye. Aka kantu urakumva, aka kantu uzakandika ku kiganiro uti yibye gereza afungiwemo, ariko ntuzashaka indi nyito, uzandike ngo yibye gereza afungiwemo. Uransekeje kabisa. Okay, birasekeje, biranejeje, ariko icyo ni kubona na Kristo
wangiriye neza, yego, wankije urwo rubwa ako gasuro ka satani ko kwiba aho mfungiwe. Dore uvuga ngo uriya amategeko ni meza, n'ibitabo by'amategeko birakabaho, no gufungwa ntibyabura. Bibiliya yemera ko abantu bafungwa kuva isi yabaho barafungwaga, ariko Kristo, Bibiliya avuga mu gitabo mu rwandiko Pawulo ba Korinto bice bitanu wa 17 ubanza ari urwa kabiri, umuntu wese yari muri Kristo Yesu bari icyaremwe gishya, ibya kera babishize byose babihindutse bishya. birumvikana. Ubu rero ndi icyaremwe gishya. Ibyo ibintu bitatu nakoze, kamubwira ikindi kimwe, wenda tuze gusoreza ku kiganiro kuko tuzakomeza, yego, tuze gusoreza n'indangiza akangaka. Uko kunyizera rero kwatumye umunyururu yarapfuye, ndamuvuga izina, oya nushaka numuvuge, reka mbyoro ko hataba hariho umugore we cyangwa abana wabo, mwihorere kabisa. aza kuzambya urwara, ambwira ahantu najya mufatira urumogi n'ukuntu najya ndwinjiza. Ariko muvandimwe, ko Kristo yadukwiye kure, ariko wa mugani aho ngaho birumvikana ko ari Imana igira neza. Yari umunyururu w'icyatwa muri gereza, no gukata imyaka myinshi muri gereza, yarakatiye 45 bari 45 cyangwa 25 manza nta yabagaho, kuko muri gereza nafungiyemo nta muntu wa burundu wari uhari. 25 hari igihano kinini cyari 20 gutyo. Okay, nta muntu ukatiye burundu wari uhari, nta kibazo. Yego, niwe wakatiye igihano kinini muri gereza. Banyitaga toto nkuko nakubwiye. Uwo munyururu akantu ko kuburyo yashatse kunyigisha ubutinganyi, uzakwikitsa akavugaho mu kindi gice, ngaho tekindi bukavuga icyo gihe nabwo bwabagaho se ubutinganyi. None se mbere ya gereza nafunzwe ejo bundi 8 Sodomu na Gomora ni ryari ko ari bwo bazize? Ubwabagaho Sodomu na Gomora ko bazize ubutinganyi ni ryari? Yabaye nkaho ntabwo warubizi. Ni Bibiliya yabubigishije rero. Oya, va ya magambo njye ntango ranzuraza. Bibiliya se ko yanditse ibyaba, ariko ugiye kongera aho maze iminsi uri gukizwa, wowe uzagiye kuvuga none ugiye kongera kugira litishe na Bibiliya. None se ko birimo Bibiliya akaba yabayeho mbere. Bibiliya ni sibyo abantu bakoze, nabo nyine barabisomye, babisomye. Oya, kandi byarabayeho mbere ya Bibiliya, ubutinganyi bwabo biri itari yandika. Oya, manda kuvuga ubwo abejo bundi se ndi kuvuga ubwo mu Rwanda bwo muri izo gereza. Uravuga nabo uyu munsi bose se bose kuko babisomye Bibiliya. Oya, yari byo byose burya Manuel, reka nkubwira aka kantu. Burya n'iki gihe birahari, ariko se burya n'icyo gihe byari bihari, nicyo kintu cyari bihari, bise niba kimwe cyo byari bihari, ariko gusa ibikorwa byose mu mutima muzanwa n'umutima w'umuntu niwo ngurusha ibintu byose gushukana. Satani n'abadayimoni no binjiza imigambi mu muntu, akayikora akayigisha. Buriya bwazimwe n'abadayimoni babwinjiza mu bantu barumenya. Nzakubwira uwo munyururu yabanje gushaka kunyinjiza mu butinganyi, hanyuma ariko ako ndavuga uyu mwanya nuko uburyo anyigishije ahantu nzajya mfata urumogi, yego, nkanarumwinjiriza. Yego, wenda tuze gusoreza kuri ako ngako, uzakomereze ubutaha. Nzavuga n'uburyo narunywereyemo muri gereza, nkigishwe nawe Juste n'undi munyuru wavukaga imuhura, bampa ikintu bitaga umusongo, byabaga ari urupapuro rwose fe litiro uko ingana, rwitwaga umusongo. Rwa rupapuro bandikaho rwitwaga umusongo. Baza kunza ibyo nzabivuga mu kindi hano. Anyigisha rero ati wajya ujya, yamuze toto w'ikibwa wowe ujya kwa naka, aguha akantu nzanire anasa gake, asa kuzakambwira ko ariko numva, kuko iyo bagufatanaga urumogi icyo gihe muri gereza baragukubitaga bacunga gereza, byarangira bakagufungira harimo akantu kakumba kari ahantu hejuru, wuriraga ku rwego ujyayo ukagerayo. Urumva ni ka special. No kuguha ibiryo babizirikaga na kandi kadasanzwe, bazirikaga isorori isahane ku giti bakajya urucyo ukabifata, bararyaga muri ako kantu wenyine. Ngo kugira ngo ibiryo bikugeraho byagendaga gute? Babizirika ku giti
gute si isahani wazirika ku giti? si sari wazirwa ubuse hano ntabwo wazirwa isano igakomera ukazarika ibyo birekigiriza umwana w'umuntu ni hatari nkuko hari umuntu waribye umwana w'umuntu ni hatari n'indera rero ndimo bivanga umwana w'umuntu ni hatari yavuye urukundo none se keretse ari ku biti bibiri none se urumva menya ngo bafataga isahane bakiranja n'abandi banyubagenzi arega n'abagenzi wagize ngo nabacunga gereza nibagenzi bagiraga inzara itakwica wowe ubundi inzara yakwica nuvuga ko nta rwego rwari ruhari ubwo wasambukije ariko nta wuriraga bikuzaniye kandi badashaka ko hagira umuntu muvugana mubonana nta muntu mugomba kongorerana ubwo bagafata igiti bagashyira isahani bakaguhereza batifata ubugari bwameneka ubugari niyo wabujugunyeho umuntu ntiyabwo batirwariye urumva noneho iyo bagufatanaga urumogi cyangwa ikindi kinyanga gikomeye muri gereza n'ubutinganyi nubwo bwakorwaga ariko iyo bagufataga baraguhanaga hari umugabo nzi bahannye komeza tuzabivuga noneho aho hantu kuko nza gusanga nibyo ubwo nanjye nza kuzajya aho hantu yambwiye arahakurangiye ujyayo avunika ngo nari ngiye kuvuga izina mbane kanaka yambwiye ngo ujye umpa ngo mushyire akatuma naruhisha yambwiye ahantu habiri nzajya nduhisha none se ibyo vuita imisongo ibyo bintu uko umva byabaga ari birebire oya umusongo ni igihe barutekeye uyapfundikaga gake mu gasashi kano gasashi gasanzwe akantu gato cyane ku buryo utwo dupfunyika nka dutatu cyangwa tubiri nashobora kudushyira munsi y'ururimi ngiye kugera kuri gereza ariko tuzaraga mu mufuka bisanzwe ntabwo ngeze metero nka 20 ngo ngere kuri gereza sinabaga ibyo nikoresha nkizamuza amasogisi nkikoroza ukuntu dutatu munsi y'ururimi nkaza bagusaka guteza amaboko gutya utavuga nyine wabuvugana nanditse ariko nyuma ayo mayere bagiraho bakayavumbura hanyuma se bakuvugishije ku buryo bashobora kuvuga nyine ndabwira nyuma oya ntabwo wavuga nyuma baje kuzavumbura ko rujya rwinjiramo wahagira vango ushyira ururimi hejuru bakarebamo ukagenda nyuma rero na muri iki gihe barabikora bose baragusaka no mu matwi uzi inshuro ya nyuma nasigaye ninjiza utwo tuza tubiri aha niho batavumbuye hano tubiri hano ukagira gutya twajyagamo ntibabibona nari ntaramugara kuno kuboko uzi taramu noneho ugadufata hano gutya ugafata gutya hagati intoki intoki kagenda ucomeka n'urungu gutya noneho wamugeraho kuko ugatega amaboko gutya yari za tundi bitu tubura hari ubuno twitwa tubure ariko sembeza se icyo gihe ntabwo twitwaga ugadutwaramo bajya gusaka ukazamura amaboko ugatega amaboko gutya agasaka hose no munsi y'ururimi hose ati injira kandi nkwinjiranye ariko mbere batari babimenya wadutwaragamo nabanje munsi y'ururimi yego nkurikizaho ngaho inyuma navuze nyine muri kiriya cyumba cy'ibanga yego hose barahavumbura nkurikizaho hano rero niho nasoreje nasoje ari aho ngeze icyo mvugira ibi ni iki abavandimwe mudukurikiye ni ikintu cy'ingenzi kimwe cya mbere ndashimira Kristo Yesu wambashishije kuko yatekereje ko ndo kwizerwa akangubira umurimo burya Imana ivana abantu kure kabisa biri jambo niryo kwemerwa niryo kwizerwa rwose ko Kristo Yesu yaje gupfira abanyabyaha muri bo ni njyewe imbere ese muvandimwe dukurikiye ntiwabura uwa kabiri uzi ko ngiye gusenga noneho ubu ngiye gusengera umuntu cyane uradukurikira akumva ari mu bibi biruta n'ibyanjye cyangwa biri hasi yabyo akifuza kubivamo kugira ngo aho namusuye mu rwandiko rwa kabiri pariki abakorinto 5:17 bango umuntu wese muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya ndashaka gusengera umuntu akaba icyaremwe gishya Mana data wa twese uri mu ijuru ubu buhamya bugira icyo marira umuntu bwumvise kandi bumuhindure abe icyaremwe gishya muri Kristo Yesu ibya kera bishire ahamye nk'ibi mpamya yizera ijuru mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen. Ndagushimiye cyane rero kubw'ubuhamya bwiza cyane utugejejeho ariko nanone nk'uko urangije unasengera bano bantu ntibakajye bumva gusa ko ari ubuhamya urimo gutanga ngo bumve ko ibintu bigomba gushirira aho ngaho ahubwo ni ukugaragaza ko hari ibyo wabaye mutari wakizwa utari wagirirwa ubuntu n'Imana iguhamagare nabikoze mu bujiji ntarize ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarize yego abo rero bakiri muri ibyo bintu by'ubujiji nabo nibaze bakire Kristo cyangwa se bakizwe abo ngabo
ujye ubasengera nabo kugira ngo tuzakomereza ukuntu umuntu nyiri yashatse kunyinjiza mu butinganyi muri gereza. Urumva ndafunzwe kandi uwabunyinjizagamo yafunzwe azira gufata umugore ku ngufu. aho tekereza Wabyumvise? Nabyumvise. Umuhini nk'ingano utamaraho ubupfapfa. Imana bamugisha. Okay, byiza cyane. Reka rero tugushimire kandi namwe mwese mwafashe umwanya wanyu mukadukurikira, mukaba rwose mwumva buno buhamya bw'abakoze ku mutima. Namwe mujye muri comment mutwandikire mutubwire niba koko namwe ibyo bintu mwarajyaga mubikora ariko mukaba mwarakijijwe, cyangwa se mutubwire niba n'uyu munsi mukibirimo kugira ngo azabasengere namwe imbaraga z'Imana zabashe kubakura muri ibyo byaha muri urwo rwobo rw'ikuzimu mukirimo. Reka rero mukomeze kugubwa neza mwese aho muherereye, ariko nanone reka nsoze nshimira Ziraziritse. Ndagushimiye cyane ku bwanya bwiza utugejejeho. Nanjye ndagushimiye cyane. Kandi rero ujye ukomeza gufata umwanya wo gusengera abo bantu bose bakiri muri ibyo bintu kugira ngo nabo bazakizwe. Cyane rwose ndabasengera igihe cyose. Imana ikomeze kuguha umugisha. Nakoze cyane. Kandi ukomeze kugubwa neza. Amen. Hasta la vista. Amen. Data nshoboza nami nkomeza Yesu ndinda uhindurwa n'ibihe